urangije nkahita ndangiza. reka twongeye tubashimire mwebwe mudahwema kubana natwe mu buzima bwa buri munsi. iyi ngiyi ni 6 position njye muri kumwe ni MC Seti aka Inzoge Jorondo Boy. ubushize ndabyibuka twaganiriye ku bintu byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi noneho tugiye kuganira ku kindi kintu twaganiriye ubushize kugira tubashe kukinoza neza, kuko namaze kubona metre wajya. wibuke gukora subscribe kuri 6 position, ukande kuri iriya nzogera kugira babashe kubona icyo bita notification. njye muri kumwe ni MC Seti nabikubwiye, ndi kumwe n'umutumirwa wacu akaba yitwa Valerie. tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko uramutse wifuza kubona amakomedi yanjye aba ari menshi cyane, jya kuri YouTube wandike mu Rwanda Extra Comedy. Valerie umeze gute? Meze neza. Ngaho rero reka rero nongere jimire umutumirwa wacu, ariko uyu munsi noneho najya kuvuga ngo turaturanye. uyu munsi uje unyambare ya Kamini. Akamini ni utuntu twacu. none wateye muri sharpe ya danje. Yes. ntabwo turi bubatindire, twamaze kumuha ikaze arisanzuye, ni n'umuturanyi wacu. tujya kuganira kuri content ebyiri cyangwa se ku bintu bibiri. Valerie, ndakumva. hari ibintu ushaka ko wigisha abantu badukurikiye hagati y'umukobwa n'umugore. umugore aramutse yubatse yarabyaye, atari umugore wakoze icyo bita guca imyeyo umuco nyarwanda, hakaba hari n'umukobwa waciye iriya myeyo wakoze umuco nyarwanda, ushobora kuryoshya ibintu n'uwe. So ushobora kuryoshya ibintu n'umukobwa cyangwa umudamu waciye imyeyo. Yes. abiryoshya gute rero? kuko uriya ni umwambaro w'umukobwa cyangwa w'umugore ushobora gutuma agaragara neza imbere y'igitsina gabo, cyane cyane yuko umuhungu mukundana cyangwa umugabo mubana iyo ari kugukorakoraho biramushimisha cyane. agukorakoraho burya akora ku mubiri hose ntagakora. aho ngaho yaho ntabwo byashoboka, kuko nahita njya mu yindi mundu. nyuma yo kugukorakoraho bikagenda gute? Yes, bituma umugabo abasha kumva santima. cyabituma umugabo abasha gushyukwa. ako kuki mwana mwe mudukurikiye kuri 6 position, kuki umuntu adashobora kuvuga ibintu neza uko bituma umugabo agira santima se nibi? kugira ubushake, icyo bita ubushake bwo gukora. tubishyize rero mu mwimerere w'urubyiruko muri iki gihe, ni ubushake se ubwo ibyo bintu bibaho? ni ugushyukwa. ni ugukaki? ni ugushyukwa kare kose ngaho nyuma y'uko umugabo ashyutswe rero. Yes, iyo umugabo nyine umushimishije akagukoraho akakugirira ubushake. ako n'ubu kuvaho umuntu washyutswe, vuga utari muri santima, kuko nagutumiye kujya tuganira. nzana ibintu by'ibisantima, kuko hano turi mu kiganiro. mbese kuvuga urerembura amaso ubwo urabona utashyutswe? ntabwo ndi kurerembura amaso. wishatse nariyambura se? nyuma wari umaze kumbwira ngo gushyukwa umugabo ubyeme bivuye kure. so buriya umugabo washyutswe iyo umaze kubona imboro ye, kugira ngo wowe ku giti cyawe wiyumvishe ko umugabo yashyutswe koko, iyo mboro yaba imeze gute? haba guteguranaho twese, akantegura nanjye nkamutegura. gushyukwa nawe uri umuntu mukuru urabizi, sibyo? nese uri umwana ntushyukwa? ndashyukwa. none se n'imboro yashyutswe wowe ushobora kukwereka ko kuko yashyutswe, ni imboro yaba imeze gute? iba yabaye nini. aza kuvuga ubiseka. yazanye umurego. gute rero? gute? nese ko ntawe mfite ngo nyikwereke, uragira ngo mbikwereke? umurego si umeze gute? hari uburyo imboro ishobora gushyukwa ikajya yeguka ikongera ikaryama, nawe ni umurego. nese iba yegutse ihagaze. Yes. yashinze nk'ipoto. nabonye bazanye iriya jire. kuki iyi jire yizanye mu kiganiro? iyi jire rero nari mvuye mu kazi, njyewe ubundi nkora ikimotari. shuwa. ntwara abagenzi nkoresheje ikinyabiziga bita moto. ntabwo nari nzi yuko ibi bintu rwose bishoboka.
uyu mutumirwa wacu n'umumotarikazi turi kumwe mu kiganiro ni n'umuturanyi ahantu dukorera akaba amaze kutubwira yuko we ari umumotari ngira ngo umaze kubibona yuko buri muntu wese upinga akazi umutegarugori cyangwa se umugabo mushobora gukora akazi mwese urabona yuko kugira ngo wiyemeze kuba umumotari ari ibintu by'agaciro uri umumotari ndi umumotari ambara ijire tukomeze ikiganiro azi no kuyambara none abanje gufunga icyo bita sharupe kambara ijire twikomereze ikiganiro ngaho nuko tuba tuyambaye iyo turi mu kazi so motari reka rero twikomereze umaze kuvuga ati imboro iba yashyutswe iba ari imboro ihagaze ese ku giti cyawe hari akantu gato nashaka kubaza uri isugi cyangwa ntabwo uri isugi ntabwo ndi isugi habaye iki habaye iki habaye imibonano ubusugi bwanjye buvaho buratakara ntabwo bwatakaye hari uwabutwaye mbese ukimara kuva mu busugi wumvaga bimeze gute ubundi iyo ukiri umukobwa w'isugi ukava mu busugi uba wumva hari ahantu uvuye hari n'ahandi ugiye uba ugiye so iyo uri isugi uba ukiri isugi kandi iyo umaze kuba isugi uba wamaze gukora icyo bita imibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo buriya umuntu w'isugi n'umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina ntabwo baba ari kimwe nta nubwo baba bumva ibintu kimwe ntabwo ari imibonano mpuzabitsina ariko mwagiye muvugisha ukuri umbwiye kuri umumotari umbwiye ko utari isugi kuki urimo kunjijisha ubicisha imibonano mbese gutura usugi wakoze imibonano cyangwa warasweranye oya nakoze imibonano cyangwa warongoranye imibonano mpuzabitsina nibyo bita kurongorana mbese uko twicaye twahuje ibitsina ubu turicaye ntabwo turi abantu bahuza ibitsina rero byagenze gute abantu bahuza ibitsina iyo ari umuhungu n'umukobwa bakundana ndagira ngo uvugishe ukuri iyo bavuze icyo bita imibonano mpuzabitsina yesi muri komenti mwa bantu mwe mugerageza mushyiremo komenti mutubwire kugira ngo iki kiganiro kibe akagaruka nk'uko ushize twaze tuganira abantu bahuza ibitsina iyo byagenze gute ndagira ngo uyu mumotari w'umugore ataza kunzanira ibintu by'imikino abantu bahuza ibitsina byagenze gute abantu bahuza ibitsina iyo ari umugore n'umugabo babana cyangwa se bagahuza ibitsina iyo ari umuhungu n'umukobwa bakundana bakabyumvikana bakabikora ibitsina byabo bihura gute nicyo kintu ushaka kumenya ibitsina byabo nyine baragenda bakajya mu gitanda bakaryama haba hari ibindi byabibanjirije habaho kuganira baryamye biyambuye ibitsina bihura bashobora no gutangira bari muri salo nk'uko twicaye ibitsina bihura gute nicyo kintu noneho iyo bamaze kujya muri mudu bombi nibwo bahuza bya bitsina byabo ibitsina nyine bihura gute ariko hari ikintu utarimo gusobanura hari igitsina cy'umugore hari n'igitsina cy'umugabo ariko hari ikindi kinyarwanda cyimbitse igitsina cy'umugore kwanza cyitwa ngo iki cyitwa igituba igitsina cy'umugabo imboro dukomerezaho bahujije ibitsina ibyo tubiveho noneho bahuza ikirere bivuge neza ibyo byombi mvuze nibyo bihura mbese uvuze ngo iyo bamaze guhuza imboro n'igituba urumva ari ibintu biba bigoye oya ntabwo bigoye ariko mu muco tugomba kugira imvugo tubivugamo ntabwo ahantu hose wagenda uvuga ngo imboro n'igituba byahuye ariko urabizi ndabizi cyane ese ko mbona ureba uriya mukecuru yari hakurya amushaka icyo reka tuganire uriya ni umuntu mukuru umaze kumbwira yuko ukimara kuva mu busugi hari ahantu umuntu aba avuye n'aho aba agiye ukimara guta ubusugi bwe wumvaga bimeze gute njyewe rero njya guta ubusugi bwanjye ukuntu bwatakaye umuntu wantakaje ubusugi watumye ntakaza ubusugi bwanjye yari umwarimu wanyigishaga so
ngo yari umuntu mukuru andusha imyaka 10 yaranganije arabimbwira abinyumvisha uburyo ari byiza turabikora. wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari mfite imyaka 13. mwarimu yayishizemo Gahoro wataye ubusugi se gute kandi yayishyizemo gahoro? yayishyizemo gahoro cyane yayishyiramo kandi gahoro. hari umuntu wavuze ngo mbana n'ibiraya ariko rero uyu nguyu we turi kumwe ntabwo ari ikiraya si ibiraya ariko uyu ni umwarimu ahubwo wabyo ngo umwarimu yayishyizemo amaze kuyishyiramo amaze nyine kuyishyiramo yagiye ayishyiramo gahoro gahoro kubera umuntu aba ari isugi ngo mwarimu yagiye ayishyiramo gahoro ikazagera ubwo bwa busugi noneho butakara neza bikazageraho bikazageraho cyaguka. ubwo nyine uko agenda ayishyiramo niko agenda aca inzira ukagenda ufunguka ikazagera igihe ikinjiramo yose. kuki abantu tuba turimo kuganira muri iyi minsi bakunda komeye mukazagenda ufunguka wavuze ati kikazagenda kirangara nese ubwo cyarafungutse kirangara se gute gifunguka basi. turagiye kumwe n'umutumirwa wacu urabona yuko ari umukobwa ukiri muto amaze kuvuga ati njyewe mwarimu niwe wanyweye mu busugi. ibyo bintu ni ibintu bikomeye kugira ngo nabe yabivuga. mwarimu niwe wamukuye mu busugi ati kandi yagiye amufasha ati agenda hafunguka ahubwo akavuga ati mwarimu yagiye ayishyiramo agenda hafunguka. amaze kutuganiriza n'umumotari kazi ahubwo tubwire nyuma ya mwarimu cyangwa nyuma yo kubikora ntabwo wagiye wifuza kuko wari umaze kumenya uburyohe bwabyo. nta muntu ushobora guhakana ko ari uburyohe. ntabwo wakomeje kwifuza yuko ka kantu kajya gukira igitabo imbere. urakoze cyane kumbaza icyo kintu. ubundi buriya iyo ukoze imibonano n'umuntu bwa mbere akongera akayigukoresha bwa kabiri agenda akumenyereza niko ugenda urushaho kumukunda. byageze igihe ngewe ubwanjye najyaga kumwishakira. ukajya gushaka mwarimu kugira ngo akore iki? kugira ngo tubikore duhuze ibitsina byacu. mwajye mukivuga mu binyarwanda by'iki gihe hari umuntu udashobora kubyumva nose muhuza ibitsina mbese ubu ngubu gutya ntabwo dushobora guhuza ibitsina. ntabwo gutya byahura. ukajya kumwishakira ngo mubihuze. nkajya kumushaka tukabikora ugataha. icyo gihe wigaga mu wa kangahe? secondaire primaire? batumirwa bacu munyihanganire icyo gihe nigaga mu wa 6 primaire. cyangwa abadukurikiye apana mutumirwa abadukurikiye mwese nigaga mu wa 6 primaire. ni ukuvuga ngo wowe imboro ya mbere yakugezemo yiga mu wa 6 primaire. yego. wari ufite imyaka ingahe? imyaka 12. navuye mu busugi mfite imyaka 12. yego. bakunda kuvuga yuko umugore uryoshye cyangwa igituba cy'umugore ukirebera ku minwa. ndabona iminwa yawe ubyibushye cyane. none si ibintu by'ubujye ni ubona uburyo inyeganyega nyine urabona ari isobanura igituba kiryoshye. bakunda kuvuga yuko igituba cy'umugore kirebera ku minwa. nta kibazo nabyo byashoboka bitewe n'ubushakashatsi wenda abantu bagenda bakora nabyo byashoboka ko ari byo. hari abantu bakunda kuvuga ngo hari amoko y'ibituba tuzi ibituba byinshi bitandukanye. bantu mudukurikiye ibituba turimo n'abagabo b'uburaya ahubwo tuba tuganira ku buzima bwa buri munsi kugira turebe ibishobora kwigisha abantu cyangwa se natwe tukiri inyuma muri ibyo tuvuga kugira mushyiremo comment tubashe kwiga. hari ibituba byinshi tuzi bitandukanye niko babivuga. hari igituba bita ngo injuma, hari ikibundankari, umushokanyo. ese wowe amoko y'ibituba ni amoko 8. wowe igituba cyawe uburyo wiyaminiyamo utatubeshye cyaba gifite nk'irihe zine? si igituba cyawe ni bwoko ki? ahubwo njye nababaza wenda ko mwambwiye ko mujya murebera ku munwa murebeyeho mwambwira ari ubuhe bwoko?
genda una icyawe ari cya kindi biti kibunda nkari kuko ni igituba kiba kibyibushye gifite amataba bantu mudukurikiye ibituba biratandukanye hari agatuba bita gatoma urebe ku munwa wanjye kaba ari agatuba kameze wewe ni ka kantu usesekamo imboro uhatiriza ari igituba bita ikibunda nkari urebe ku munwa wanjye cya kimwe ariko ari igituba icyo nicyo navugaga nyine reba n'iminwa y'uyu iki cyane namwe ariko mubibonara motari w'umukobwa ndakumva wakoze kuduha umwanya twaganiriye mbere yuko tugera ku musozo w'ikiganiro bakunda kuvuga ngo buriya abakobwa bakunda imboro bitandukanye hari umuntu ukunda imboro bakamurongora agaramye bayimushyizemo hari ukunda kwicaraho we akicunda nk'uri muri gym ngo hari n'ukunda k'inyuma ese wowe ko watubwiye ko utari isugi mwarimu yakurongoye ufite imyaka 12 ukiga muri primaire kandi Imana igiye umugisha abakobwa bakivugisha ukuri buriya ushobora kuba ati njye yashize umwaka mvuye mu busugi ariko urumva yewe yuko kugira ngo umwemeze biragoye ibazo umuntu watwaye ubusugi afite imyaka 12 so wowe imboro ukunda ni imboro ishobora kukuryohereza mu buhe buryo dushobora guhura ubwira abantu badukurikiye dushobora guhura ntabwo naba nzi ngo ufite imeze gute ariko barebare ubwo nanjye ndimo nese njye ndi mugufi harya nawe uri muremure ntabwo ndeba kuko ndi muremure abakobwa abahungu barebare abasore barebare batabyibushye bari hagati y'ibiro 80 gusubiza hasi ku biro 65 ubwo so umuntu yabasha gusunika kubera ikizi noneho iyo mboro y'uwo mutipe ukumva iyo mboro ishobora kuryohereza gute imboro ziratandukanye nicyo kintu bagira ngo tuvugishe kuri tubwira abantu badukurikiye iyo mboro yabimeze gute motari w'umukobwa ndagira ngo ubwire abantu badukurikiye utubwize ukuri inshuti yanjye reka nkubwize ukuri ntabwo imboro iryoha kubera igihagararo nubwo ari byo nabanjije kuvugaho cyane iryoha bitewe n'uwayikoresheje uwo ari we nanone nyine iyo mboro yakora mu buhe buryo so nanone ndakeka byaterwa n'igitsina cy'umukobwa uko kiba kimeze hari umukobwa waraciye imyeyo twakibonye icyayi rwose no ku munwa biragaragara kimeze neza cyane ubwo rero ubwo ushaka kumenesha amabanga yose mbitse mwebwe mudukurikiye twatangiranye ikiganiro iyi ni 6 position wotakora subscribe ukora subscribe comment like and share nge muri kumwe ni MC Seti aka Inzogeje Rondo Boy kora subscribe kuri YouTube channel yanjye Rwanda Extra Comedy mba ndi kumwe n'abavandimwe benshi cyane hano ndi kumwe n'umutumirwa wacu n'umukobwa ukiri muto avuze yuko yavuye mu busugi afite imyaka 12 kandi yarongoye na mwarimu we ngariko ngo yararyohewe cyane kuko ngo ntabwo byamubihiye kugira ngo abe yajya kuba yamureka ariko tunatanga inama ku rubyiruko mwibuke gutanga amakuru abantu bahohotera abana bakiri batoya nufate umudamu wawe ko wishakiye kira n'igikorwa mujyamo ari uko mwagipanze dusigasire umuco nyarwanda ndetse tugume ku bumuntu bwacu nk'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi uyu mukobwa rero ni umumotari ndetse yabitubwiye uko byagenzera mwarimu aracyari mutoya twe twamutumiye mu kiganiro ndetse n'umuturanyi wacu anga dukorera uyu akaba yaje afite n'isengeri ariko mbere yuko tugiye ku musozo w'ikiganiro nashaka kumaza akantu kamwe bakunda kuvuga ngo hari umukobwa kurangiza ko umukobwa urabizi ndabizi ongera ijwi ndabizi cyane umukobwa arangiza gute banza umbwira ako kantu kurangiza k'umukobwa cyangwa k'umusore ni ibyishimo umuntu agira bya nyuma iyo ari gukora imibonano yes hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo umukobwa arangiza ngo hari umukobwa ushobora kurangiza ariko bamunyaje ngo kandi umukobwa urangiza ariko bamunyaje ngo nuko bafite imishino ngo afite n'icyo bita rugongo nini rugongo urayizi ndayizi rugongo ni iki dusobanura abana badukurikiye rugongo ni agace
agace se ka ni Remera Nyamirambo ni agace kamwe mu bigize igitsina cy'umukobwa kaba nyine kameze gute irugongo ni iki nicyo kintu ngira ngo ubwire n'abantu batayizi mbo nta byinshi birenze n'abanyiziho nubwo nyifite nyine bimeze gute ariko ese urana ifite okay bimeze gute ariko uyu munsi nayisize mu rugo ntabwo bimeze gute nyine rugongo ni agace kari hejuru igitsina gabo cyangwa se umusore cyangwa umugabo akunda gukozaho imboro ye hakaza icyo bita amavangingo ko hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo umukobwa ngo iyo umaze gukoza kuri rugongo ngo amazi umukobwa ashobora kurangiza cyangwa umugore ari uko wamunyajije hari n'abandi bavuga ngo umugore ashobora kuba yarangiza ari uko umucumise ese hagati y'umugore urangiza bamucumise n'umugore kuri rugongo kandi ngo ukihutisha gahoro hari n'abavuga yuko umugore ashobora kurangiza bamucumise ese umugore ku giti cyawe wararyohewe ntabwo ukiri isugi umuntu ushobora kurangiza ku gitsina gore aryohewe ese ntushobora kurangiza bamunyaje cyangwa bamucumise abo bantu bombi barangiza nanone ariko buriya abagore turangiza inshuro nkeya bitewe n'abantu twahuye nabo ushobora guhura n'umuntu w'umugabo akakurongora akakunyaza ubizi neza ukarangiza kuko buriya iyo umuntu ari kukurongora ari kukunyaza nanone haba harimo ibindi byishimo ariko bitari bya bindi bya nyuma ibya nyuma biba bimeze bite ibya nyuma nibyo bita kurangiza mukecuru reka guhamagara kuri telefone kuko uri kubishyira muri kamera wegera inyuma ya kamera yego ibyishimo bya nyuma nibyo bita kurangiza iyo abantu babiri bari gukora imibonano mpuzabitsina yego hari abarangiza barimo kubanyaza hari n'abarangiza barimo kubacumita nk'uko wabivuze hejuru biterwa n'umuntu muri gukorana iyo mibonano uburyo ki ari kubigukoreramo urakoze cyane reka dushimire umukobwa w'umumotari ukiri mutoya hagati y'imboro isirambuye n'idasiramuye iyakuryohera ni iyi imboro isiramuye ni iya mbere gute hari ukuntu umuntu aba asiramuye cyane cyane ariko biba byiza kurushaho iyo wasiramuye uri mutoya kuko iyo wasiramuye ukiri mutoya ugenda ukura ariko kwagukomera kw'igitsina iyo bamaze kugusiramura igitsina kiba gikomeye ariko uko ugenda ukura kigenda cyoroha kandi imboro isiramuye yasiramuwe kandi maze igihe kirekire iba yoroshye ni nayo mpamvu buriya iryoha kandi ikaba ifite amahirwe menshi 80% yo kudakomereka ngo abe yakwandura n'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ese iyo mboro ishobora kuba iryoha gute hari ibintu bivuga byo kuryoha bikancanga ni umuceri urimo kurya ni brushette ni ikirayi iryoha gute nyine hari ukuryoherwa kw'ibiryohe no kuryoherwa kw'imibonano mpuzabitsina ntago bitaryoha ntago twabikora arakoze cyane ndava muri iki kiganiro meze nabi cyane kuko bitewe n'akantu yambaye none yanambwiye ati ngewe ndi umumotari n'ijire murayibona ni byiza cyane tumaze kumenya imboro iryoha tumaze kuganiriza abantu badukurikiye babibonye uwo utarakora subscribe ukora subscribe kuri 6 position ubasha kubona icyo bita notification ese ube iyo urangije ngira akantu kagakuryo basi kamwe ukuri iyo urangije ngeyo ndangije ndasakuza ntubeshye abantu ngeyo ndangije ndasakuza cyane kuko mba numva mfite ibindi byishimo bituma nsakuza ntago nakansoringa ubu rusaku rwanjye usakuza urugero hari umukobwa hari umubebe duturanye ejo bundi numvishe barimo gukora gahunda ngo sheri
twaye tubwiye umutima turabuteshije kuzana abanyera ngo nawe ngo ndacyari mu kazi wowe urangiza mu rwego ni nk'ibyo nyine duha urugero tuvuge example ndi kumwe na sheri wanjye urarangije ndarangije mpita ntaka nkamubwira ngo ngo sheri ngavuga ngo biraryoshye ngo bikore cyane urangije nkahita ndangiza ubwo nyine namara kurangiza nkahita nceceka. reka tubashimire mwebwe twatangiye iki kiganiro nge mwe muri kumwe ni MC Seti aka Rondo Boy Nzogejo. iyi ni 6 position, kora subscribe. twabikubwiye twari turi kumwe n'umutumirwa wacu, n'umukobwa ukiri muto kandi yavuze ko akora akazi k'umumotari akiva mu Busugi. warongowe nande? ni umwarimu yataye ubusugi kubera umwarimu. gusa ni umukobwa mwiza ugifite umuco nubwo atari isugi. uramutse umwifuza kuba mwagirana ikiganiro cyangwa mukagira ibyo muganiraho, wanamukunze ushaka kumubera sheri cyangwa mukamwakora ubukwe kuko aracyari umukobwa ukiri mutoya, shyiramo comment yawe kuri 6 position ubundi tuze kureba comment yawe tubashe kuba twaguriza nimero ye. murakoze cyane. ngemwe muri kumwe ni MC Seti sezera. muri kumwe na Valerie umukunzi wanyu ndabakunda. Valerie hari akantu gato twibagiwe. hari ukuntu bavanga umukobwa woroshye ngakunda ngo kuzunguza gutya nawe ndagira ngo kantu kanyereka n'umuntu ako umukecuru ndabeshya ibyo mvuga sibyo nawe isa nk'ukazunguza gato kuko bavuga ati uyu mumotari w'umukobwa ati nishano kabisa ni danje. buhagaze ureba re hari abantu bakunda kuvuga ngo hari ababebi bambara ibikariso. uyu mubebi do iki kibuno ni iki? utazazana ibintu by'imikino iki ngiki ni iki? murakoze cyane mwebwe twatangiye ikiganiro tukaba tugisoje. cacaho naho mu biganiro bitaha. baba turabakunda. yego.